ndetse reka mere iwanjye. Nagiye mbona benshi bati ariko ati abantu mufite ama YouTube nanjye nishyizemo, bati muri abadahambana, muri abantu babi, muri abagome, bati kuko na Layira ufite YouTube ati ndetse ibyo biveho wabanye n'uwitwa Vavajuru ati no kujya kumushyingura koko bimunanire. Mbese ubona ko benshi bari kugushyiraho nanone icyasha, byaba ari iyihe mpamvu utigeze ugaragara wagiye gushyingura Vava? Muraburireho amakara batazi nawe nimba ariko cyangwa se atariho. Nk'umuntu wanditse iyo komenti birashoboka ko isaha ye yandikiye haribwo nanjye nari ndimo ndwara n'ubuzima, kuko nanjye aho narindi ntabwo ari ibanga, nari mpasize ubuzima hariya, ntabwo ari ahantu ho kugira ngo uvuze ngo winjiye kunywa amazi ngo urasohoka. Ntabwo byanyoroheye, nanjye narahageze ibibazo kugira abana si n'ikibazo, nta nubwo ari n'ikimwaro si n'igisebo, kandi si na ngombwa yuko abantu tubagomba ubusobanuro bw'ubuzima bwacu bwose. Bafite impamvu ze zatumye adashyira abana be hanze, kandi nkanazumva ziranumvikana. Ntabwo ataratewe ishema nabo, kuko nabo no gukora cyane yakoraga nibo yakoreraga. Rero ku mpamvu ze zirumvikana, kuko buri wese afite igice cy'ubuzima bw'amateka ye yenda cyamukomerekeje, atifuza ko abantu bamenya cyangwa se bakuririraho, kuko kimenywa n'abandi bantu, kuko hari igihe umuntu amenya igice cy'ubuzima bwawe cyaragukomerekeje nawe akongera agasonga akoresheje kugusenyesha icyo gice cy'amateka yawe. Bati kandi Vava mutarigeze mumutabariza, bati muri abashinyaguzi, bati muri abagome. Ubwo reka mvuge ngo nanjye Gasaro ndimo, ngiye ntago njya nkunda kwishyira aheza cyane ko bati mwakiriye abantu baje gushinyagurira Vava, ariko nanabwira abantu kugeza kuri uyu munsi n'undi wari we wese turi kuri iyi mihanda ya YouTube ducuruza. Umuntu rero najya ziriya akaza kuvuga ubusa, reba nk'umuntu yacuruje mu buhe buryo, yaje gucuruza mu nyungu ze gusa bwite cyangwa yacuruje mu nyungu ze rusange, mu nyungu rusange. Uwo wicaye i Kigali uri kunenga wagiye Nyamasheke ngo yajyanyeyo kamera, we niwe mubi cyane, kuko mufata ko ari nk'inkorabusa, kuko we yirebyeho ku giti cye. Ibyo arimo avuga ntacyo biri bufashe uwo barimo batabariza Nyamasheke, nta n'icyo biri bufashe n'abandi bagize gute, usibye kunenga gusa no guharuraho umuntu bashyiraho amakara. Icyo nabonye cyo kuri YouTube naje gusanga buri wese abashaka kwigira mwiza, agashaka kwigira mwiza, kandi agashaka kwigira mwiza ariko abanje kwanduza amasura ya bagenzi be. Icyo kintu rero kikwiye gucika mu bantu. Nimba ushaka kuba mwiza, kora ibikorwa byiza byivugire, wikoresha umunwa wawe usebya abandi. Kandi ntekereza ko aba bombi nta mutima mubi wo kuba bakwifuriza Vava urupfu bari bafite, ntawo pe. Ibya bintu byacu tubamo by'ubucuruzi tuba turi kureba inyungu zacu ku giti cyacu, cyo nagihamye, ariko nta muntu n'umwe muri bo wifuzaga ngo uriya mwana w'umukobwa naze. Rero umuntu akuza kumutera amakavuga ngo ugasanga nabonye titre nyinshi ngo abishe ngo Vava ngo ndabazanye, bagahita bashyiraho amafoto y'abantu. Wowe urinde wo gushinja umuntu urupfu rw'umuntu, ari n'icyaha gushinja umuntu urupfu. Ukora icyiza kigaragare, kimwumvikane, kimenyekane, ariko wishaka ko icyiza ugiye gukora ugikora ari uko wabanje gukandagira ku migogo y'abagenzi bawe kugira ngo ubanze kugera ku gasongero. Ibi ntabwo ari byo. Mu bantu haba ari uwanenza abitwaye nabi, haba ari n'abitwaye nabi, bose ndabanenga, nanjye ndinenga. Urumva, twese twinenge, kuko hari aho wagombaga iryo jwi kurikoresha rikagera kure, rikaba ryanasibanganya uwo wakoze nabi. Umuntu ashobora kuza akavuga ngo Vava ntiyari arwaye, wowe ufite izina rimeremereye ukaza ukamurusha ijwi ugasanga utsikamiye ijambo yavuze, ariko utarikoresheje ngo ku izina ufite riremereye uzi urikoreshe ritsikamire rya jambo wa wundi yavuze urivuguruze. Ariko umuntu arataka ibyo tutangiye kubona abashaka kwigira intwari, abashaka kwigira abantu beza. No, ziriya mbibona nk'uburyarya. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo impamvu muzi abantu nabi, muzi n'ibyabo nabi, nuko ibyo mu bibazo cyangwa se mu bihabwa n'ababanga. Niyo mpamvu rero baba ari aba bantu badukurikiye, baba ari natwe twicara kuri kamera, baba ari namwe mukora inkuru, turi bamwe twese, uko twese turi abantu. Ntibakaze guhura bashaka kwigira abantu beza nabo. Muri comment ejo bundi bari barimo barakomera amashyi Bosco, rero nawe nahise mbonera abantu uko
turimo indyarya mbi ahubwo twese bamukomera amashyi ngo ni intwari yabo n'intwari yabo ubwo ngo arimo arabereka ukuntu none bamuhindutse bamugize shitani. Ibyo byose ni ibiki? Twese turi bamwe tujye tumenya ntitukaze kunengana ahubwo tujye dukosora amakosa y'ikintu hakiri kare kandi tudatungana intoki. Ushatse kuvuga ko abakurikira YouTube bagiye bigiye Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV turabasuhuje aho murereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi ndetse dukomeje kwihanganisha umuryango wa Valentina cyangwa se Vavajuru benshi twaramumenye benshi nkuko nagiye mbona ati abagiye abaha ibiganiro nibyo koko yarabiduhaye kandi kugeza kuri uyu munsi ntekereza ko nta wabihakanye nta n'uwavuze ko Vavajuru atigeze amuha ibiganiro cyangwa se atigeze amugirira akamaro. Impamvu mbivuzeho nuko nabonye benshi mwagiye mubivugaho mu buryo butandukanye ndetse mu makomantere menshi nagiye mbona bati ese kubera iki umuntu witwa Layira atigeze ajya gushyingura Vavajuru atese ni gutyo abantu mufite ama YouTube muteye ati muteye nabi cyane ubwo duteye nabi nanjye ndimo niko nagendaga mbona muvuga ndetse nanjye nishyizemo. Ariyo mpamvu rero nkurikije ibitekerezo by'abantu kuri YouTube channel zigiye zitandukanye nyinshi koko bati kuki Layira atagiye gushyingura ndetse nanifuje kuvugana na Layira ari we wahoze mu gihe cyashize ari manager wa Vavajuru. Reka tuganire ku murongo wa telefone ndetse nzi neza ko byinshi muri buze kubisobanukirwa ibyo mwibazaga. Layira waramutse? Waramutse. Umeze gute? Ndashima Imana. Bintu n'amahoro. N'uburyohe. Mbere ya byose rero reka mbanze nkubwire ngo komera gusa ndi no mu kiganiro. Hari ikibazo? Nta kibazo. Mbere ya byose mbanje kugukomeza kubura umuntu mwabanaga mu nzu wari umuzi cyane kurenza twebwe burya ni wabana n'umuntu iminsi ibiri mu nzu yonyine ubu umuzi kurenza twebwe bo hanze twamubonaga. Layira impamvu nifuje ko tuganira kuri uyu munsi hari ikintu nshaka ko tuganiraho ndetse ni ikintu nabonye benshi muri comment bari kugenda bibazaho ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse reka mere iwanjye nagiye mbona benshi bati ariko atabantu mufite ama YouTube nanjye nishyizemo bati muri abadahambana muri abantu babi muri abagome bati kuko na Layira ufite YouTube ati ndetse ibyo biveho wabanye n'uwitwa Vavajuru ati no kujya kumushyingura koko bimunanire mbese ubona ko benshi bari kugushyiraho nanone icyasha byaba ari iyihe mpamvu utigeze ugaragara wagiye gushyingura Vava? Reka mbanze nihanganishe abantu muri rusange kuko Vava ari umuntu wacu ari umuntu w'abanyarwanda ari umuntu yaduhaye ibyishimo yaratunejeje yabaye ingirakamaro muri sosiyete imbere ku muryango we rero n'abavandimwe n'inshuti n'abamukundaga bose. Reka mbabwire ngo nibakomere bihangane kubera ko iyi si twese turabagenzi turi abantu bacamo bahita ntabwo ari ahacu ariko nubwo atari ahacu nibyo twasha kwakira urupfu iteka iyo umuntu tumubuze biratubabaza ariko tuba tubwiye no gukomera kubera ko ni amahitamo tudahitamo turabaye duhitamo twajya duhitamo kugumana abacu ariko ni uko Imana iba yabishatse nibakomere kandi Imana ikomeze korohereza Vava aho ari mu mva ikomeze imucaniremo urumuri rw'ibyiza kandi ndatekereza yuko Vava yagiye amahoro kuko yagiye nta muntu n'umwe afitanye ikibazo. Ubwo nimba yaragiye hari umufiteho ikibazo we azabyimenyera n'Imana ye ubwo niwe ufite urubanza imbere y'Imana kuko we giye nizera ko yikiraniye n'abantu yabashije kubasha kwiyeza kandi rwose ntekereza ko ari ahantu heza. Ku bijyanye rero n'inkuru y'urupfu rwe ntabwo yasanze nanjye meze neza yasanze ndi mu bitaro niyo mpamvu ntagaragaye mu bikorwa bigiye bitandukanye byaba ibyo kumutabariza kuko
ariko mu minsi ya mbere ubwo nari nkishoboye naragerageje nkakoraho ibiganiro nkanapininga nimero ye sinzi nimba hari ababashije kuba bamufasha aho yari ararwariye ariko ibyo byo narabigerageje rero urupfu rwe rwasanze mu bitaro ntameze neza kugeza na ku itariki ya nyuma y'ejo ashyingurwa kugira ngo ku isaha yashyinguriweho niyo saha nanjye nari ndi mu cyumba cy'imbagwa ntabwo byari binyoroheye yego niyo mpamvu abantu badakwiye kujya baca imanza bagira konfuziyo ku muntu bamuraburireho amakara batazi nawe nimba ariho cyangwa se atariho nk'umuntu wanditse iyo komenti birashoboka ko isaha ye yandikiye hari ubwo nanjye nari ndimo ndwara n'ubuzima kuko nanjye aho narindi ntabwo ari ibanga nari mpasize ubuzima hariya ntabwo ari ahantu ho kugira ngo uvuze ngo winjiye kunywa amazi ngo urasohoka ntabwo byanyoroheye nanjye narahageze ibibazo n'andi mateka nayo ariko nshimira Imana ko yamubereye amahoro ariko abantu bumve ko nta mutima mubi nta bugome bundi ko yaba ari jyewe nta kibazo nari mfite bava yaba ari nawe nta kibazo yari afiteho babanaga kandi babibonaga nabo twakoranaga n'ibiganiro nk'abavandimwe nk'abantu babanye nta kibazo cyari kiri hagati yanjye nawe buryo kumva ko naba afite umutima mubi gutyo kandi njye ntabwo ndi umuntu ufite umutima mubi wo kwifuriza umuntu nabi niyo ngiranye n'umuntu ikibazo ngerageza kugikemura bikarangira tukabana amahoro ntabwo njya nkunda kuba bafitanye n'umuntu ibibazo rero abantu bantekereje bakandahuriraho amakara ese ubu jyewe iyo nza kuba napfuye bari kubona umwanya wo kunsaba imbabazi umuntu wanekereje nabi ko ndi umugome ntabashije gutabara vava yari nk'umukobwa wanjye vava naramukundaga n'ubu ndamukunda kandi tuzahora tumukundaga mu mutima yacu rero ntabwo ndi umugome sindi umurozi sindi nta kibi kiba muri jye ku buryo nubwo naba ndi muri kondisiyo yindi atari muri ubwo buryo ntari nishoboye nanjye nari kwandara yego nari naniwe iyo nza kuba muri bya bihe byo kunanirwa nari kwandara nkagerayo ariko urumva nanjye aho narindi nta mahitamo yandi nari mfite gusa ntabwo byarangiye kuko bafatize umuryango yasize umubyeyi yasize abavandimwe yasize abana abo baradukeneye ntabwo byarangiye abo bantu ntibumve yuko kuba vava yagiye ari we mwari muzi hari abasize inyuma kandi b'ingenzi b'akamaro yagatewe ishema no kubona aho roho ye iruhukiye mu mahoro ibona mubitayeho rero niyo mpamvu mvuga ngo umunsi napanze kujya kubasura wumva ari tayari azamperekeze tugende dusura abasize hanyuma tunamusure nawe rega buryo iyo umuntu ashyinguwe ntabwo tuba tumujugunye tuba tumugirira ahantu niyo mpamvu tugira umwanya tukajya kwibuka abantu bacu tuba twizera ko roho zabo ziri aho ngaho kandi zitureba rero wumva ari tayari yewe ningira imbaraga abantu bazaze tugende dusure utarabonye umwanya nk'uko kwanjye akaba ari nko mu bihe by'uburwayi nk'uko cyangwa se n'iki yagerageza tukabasura abasigaye numva nta kibazo ariko abantu rwose nibareke kundahuriraho umuriro nanjye ntabwo norohewe uravuze ngo umunsi vava yashyinguweho nawe wari uri mu bitaro hafi kuhasiga ubuzima byagenze gute niba atari ibanga ni ibisanzwe ntabwo ngewe bivuga ari uburwayi nubwo bishobora kubyita ko ari uburwayi cyangwa iki ni uko nagiye kubyara nyine ibi bibazo ni ngombwa ko mbagwa wawe impundu umubyeyi rwose abantu banabyumve inshuti zawe tukube hafi tuguhe igikoma n'isombe rwose niba atari ibanga wabyaye iki ni umuhungu wawe arakaza neza rwose iyo ni inkuru nziza yindi nayo twumvise ndetse n'abakunzi ba Layira bumvise gusa nanone ngewe ntabwo nareka gushima abantu bansanze mu gikari ndashimira umugabo umwe muri Belgique nashatse kuvuga izina rye wanyandikiye ati Gasaro Layira ni inshuti cyane nawe mujya mukorana n'ibiganiro atariko nanone nzi ko yabanye na vava ati se byaba byaragenze bite kugira ngo ntajye gushyingura urumva nk'uwo nguwo
ni imfura ntabwo yihutiye muri comment ahubwo yasanze mu gikari ambaza impamvu kugira ngo yumve ko ari ikintu naba mbiziho. Ngira ngo nawe arasobanukiwe. Hari abagiye babaza mu buryo bwiza ariko wamugani n'abaca imanza nyine ntabwo babura kuri iyi mihanda. Niyo si turimo niko bigenda. nta kundi nyine buri wese batekereza ibintu. Niyo mpamvu iteka duhora tubwira abantu ni byiza kurahuriraho umuntu amakara. N'ubu mbaye narindi kumwe nawe mu tubyiniro twinezeza cyangwa mu tubari twinezeza cyangwa no mu bindi birori twinezeza, ariko mu byago bya mugenzi wacu simboneke wambonye aho hantu uba wandahuriraho amakara uba ufite uburenganzira pe. ariko igihe utazi amakuru y'umuntu ntuzi nimba nawe ariko yenda wasanga yapfuye. icyo wihutira guhita uca urubanza abantu ntibihana iyo ngeso pe. yewe nk'ubu ni urugero nari mbahaye nk'ubejo iyo nza kubaho napfuye nanjye bari kumbona ngo basabe imbabazi abantu bandahuriyeho amakara. Yego icyo ni ikibazo. Hanyuma Layira benshi nanone ati Layira ni umwana mwiza, ati ni gute ko iri banga yari maranye igihe, ati Vava akamubwira ko afite abana, gusa ngewe simbyumva nk'ikibazo wa mugani cyane ko ubuzima bwose burya tuviva si ngombwa ko bujya kuri social media. Hari ibyiza ufite byawe utazana ku mihanda, hari ibyiza byanjye ntazana ku mihanda, cyangwa se n'ibibi byanjye da reka mvuge muri sanse zose. Nka kwibariza nka Layira icyo kintu wari ukizi ko Vava afite abana? Nari mbizi ko afite abana. Yego. Kandi kugira abana si n'ikibazo, nta nubwo ari n'ikimwaro, si n'igisebo, kandi si na ngombwa yuko abantu tubagomba ubusobanuro bw'ubuzima bwacu bwose. Yes. Vava afite impamvu ze zatumye adashyira abana be hanze, kandi nkanazumva ziranumvikana. Ntabwo ataratewe ishema nabo, kuko nabo no gukora cyane yakoraga nibo yakoreraga. Rero ku mpamvu ze zirumvikana, kuko buri wese afite igice cy'ubuzima bw'amateka ye yenda cyamukomerekeje, atifuza ko abantu bamenya cyangwa se bakuririraho, kuko kimenywa n'abandi bantu, kuko hari igihe umuntu amenya igice cy'ubuzima bwawe cyaragukomerekeje nawe akongera agasonga akoresheje kugusenyesha icyo gice cy'amateka yawe. Rero ndamwumva naranamwumvishe, kandi rwose yakundaga abana be cyane ku rwego rwo hejuru, ni nawo mpamvu yanakoraga cyane ku bwabo. Rero kuba najya kuvuga ngo afite abana kereka yenda yabinsabye bimvugire mu mpamvu runaka z'inyungu zabo cyangwa se z'abandi, kandi tureka no gutera amabuye ababivuze ubu ngo twumve yuko babivuze mu rwego rwo kugira ngo bamusebye yatashye cyangwa se bamushyire hanze. Oya, njye si muri iyo kadere nabibonye. Babikoze kuko babisabwe n'umubyeyi wa Vava, kandi nanjye icyo kintu ndakizi. Nicyo nenge kukubazaho ndetse Layira nicyo navugaga, ntabwo ari ngombwa ko ubuzima bw'umuntu bwose buba exposed kuri iyi mihanda. Warakoze cyane. Ariko abandi bati nagiye mbona ejo bundi hari abavuga bati ni gute ko abantu banyamakuru bataraba umwuga, abatindi, abagome, bati ni gute mushobora gufata abana b'umuntu mukabashyira kuri ibyo bitangazamakuru byanyu, ati hejuru y'inda zanyu. ababikoze mbere hari ababikoze mbere Vava kinahari atanabibaherera uburenganzira, kandi ataranifuza ko bijya hanze, abo bo nabibagayira. Ariko ababikoze nyuma yewe nabibashimira, kuko babikoze mu nyungu z'abana, babikoze mu nyungu zo kugira ngo uwo mwana binamenyekane ko nyakwigendera wamukundaga hari umuntu asize inyuma kandi w'agaciro ku buzima bwe. Ejo niba nahurira n'ahantu azamuha amazi yo kunywa, azamugurire n'iyo kaye ajye kwiga, azamwishyure n'iyo minerivare. Tubashimire tukabonera ibintu byose mu buryo bw'iki bwo kugaya no kunenga no guca imanza. Ikindi, ibi ni ibintu basabwe na nyirakuru w'abana. Amakuru mfite babisabwe na nyirakuru w'abana mu rwego rw'inyungu z'abana nyine. Rero niyo mpamvu, kandi numva nta kibazo kibirimo. None se kuba Vava yarafite impamvu ze zituma adashaka ko ashyira ubuzima bwe hanze, izo mpamvu zikaba yenda aka kanya zishobora kuba zasimburwa n'izindi zo kuba abana hari tugomba no kureba ku nyungu zabo. Numva ntacyo bitwaye kuba batangaza icyo kintu. Rero abantu iteka bajye bashyira muri logike, ibintu byose ntibakabibona mu buryo buri negative.
cyane ko wamugani navuga ko umutiteri wabo cyangwa se ubarera kuri ubu wabasigaranye mu nshingano niwe watanze urwo ruhushya, niwe watanze uburenganzira aranabisaba. Layira, turakuzi nk'umuntu utajya urya indimi, uvuga mu buryo bwawe ubyumvamo ibintu utitaye wenda ngo ndaterwa amabuye cyangwa se abantu baranyumva mu buryo bubi cyangwa se bwiza. Ariko kuri uyu munsi ikintu turi kubona kuri izi mbuga nkoranyambaga zacu nuko bamwe baravuga bati ni gute ko abanyamakuru mwahuruye mukajya gushyingura, bati kandi Vava mutarigeze mumutabariza, bati muri abashinyaguzi, bati muri abagome. Ubwo reka mvuge ngo nanjye Gasaro ndimo, ngiye ntago njya nkunda kwishyira aheza cyane ko bati mwakiriye abantu baje gushinyagurira Vava, ariko nanabwira abantu kugeza kuri uyu munsi nta na rimwe nigizemo akana ko umuntu bita Vava arwaye. Ngira ngo banakurikiye n'ibiganiro byanjye abazima wamugana atarabagenda mu marangamutima, naravugaga nti nushaka kumufasha ntamufashe kuko arembye, amufashe kugira ngo abe yabona iyo sukari cyangwa se yabona n'ubwo buvuzi, cyane ko yavuze ko ari kwishyura amafaranga menshi. Nta muntu nigize n'umwe mbuza gufasha Vava. Rero uyu munsi umuntu uzangwa Gasaro ngo kubera iki wakiriye abantu ngo bazikaza kuvuga Vava ntarwaye, ngiye uyu munsi nta muntu ushobora gufata wundi mire y'itaka cyangwa se ntera amabuye, cyane yuko burya iyo umuntu aza kumenya wamugani ati ejo umuntu azapfa cyangwa ejo bundi, ashobora kuba atari gukora icyo kiganiro. Ariko rero nanone tukibaza uyu munsi turi kubona amakipe abiri, bamwe bati abanyamakuru ntimwe mukwiye kujyayo, umujyi mwagenda gushyingura ngo mwe mwatangaza inkuru. Abandi bati ese kuki abanyamakuru mutigize, bamwe bati bamutabariza mwese, tukabona hari n'abajyanye kamera kandi bataranamutabarije. Mbese urabona ko ibintu byabaye uruvange impande n'ebyiri. Ndetse ejo bundi nibwo uvuga uti ariko se ubundi izi YouTube zacu kuki dukunda guterana amacumu cyangwa se amabuye? Wowe ibi bintu rero urabibona gute? Tuzavuga cyane kimwe, haba ari uwicaye i Kigali uri mu ntenge wagiye Nyamasheke gutabara ajyanye kamera. Muri abo bombi nashimira uwajyanye kamera Nyamasheke. Yego iyo kamera ari buze gucuruza, ariko nawe hari akamaro kandi yamaze Nyamasheke, ari wicaye i Kigali uri gucuruza we noneho gusa. Uba ari gukora inkura ntenge wagiye Nyamasheke ntabwo ayikoze kugira ngo ayibike, ayikoze kugira ngo nawe acuruze. Uwo niwe mubi cyane rero kuruta uwagiye Nyamasheke, kuko uwa Nyamasheke we aragaragaza n'ikibazo abantu b'Inyamasheke bafite babafasha, kandi ibyo byarabaye. Kana n'abashimira abanyamakuru bagiye Nyamasheke, muri abantu b'abagabo cyane Imana ibaha umugisha, kuko yewe nubwo ntari imeze neza ntanagezeyo, inkuru na story yose narayikurikiranye. Gerageza wegere telefone yawe. Narabikurikiranye uko byagenze. Menya ko hari uruhare runini abanyamakuru bagize kugira ngo umuhango wo guherekeza nyakwigendera ubashe kuba wagenda neza. Ko habanje kuvuga ikibazo cy'ubushobozi, ibyo ni ibintu byaravuzwe. Abanyamakuru bakora ubuvugizi, none se batajyana izo kamera, ubwo buvugizi bwari gukorwa gute, bwari kubonwa nande? Yego tujye tureka kwigira abantu beza, yaba ari jewe yaba ari n'undi wari we wese. Turi kuri iyi mihanda ya YouTube ducuruza. Umuntu rero najya viriya akaza kuvuga ubusa, reba nk'umuntu yacuruje mu buhe buryo, yaje gucuruza mu nyungu ze gusa bwite cyangwa yacuruje mu nyungu ze rusange, mu nyungu rusange. Uwo wicaye i Kigali uri kunenga wagiye Nyamasheke ngo yajyanyeyo kamera, we niwe mubi cyane, kuko mufata ko ari nk'inkorabusa, kuko we yirebyeho ku giti cye. Ibyo arimo avuga ntacyo biri bufashe uwo barimo batabariza Nyamasheke, nta n'icyo biri bufashe n'abandi bagize gute, usibye kunenga gusa no guharuraho umuntu bashyiraho amakara. Icyo nabonye cyo kuri YouTube naje gusanga buri wese abashaka kwigira mwiza, agashaka kwigira mwiza, kandi agashaka kwigira mwiza ariko abanje kwanduza amasura y'abagenzi be. Icyo kintu rero kikwiye gucika mu bantu. Nimba ushaka kuba mwiza, kora ibikorwa byiza byivugire, wikoresha umunwa wawe usebya abandi. Ugasanga umuntu yicaye kuri kamera, yaba ari ku kiganiro atanga cyangwa n'izindi mbuga nkoranyambaga dukoresha, arimo aranenga ngo aba bakoze ibi ngo bagomba gukora bire. We wakoze iki? Ufite n'izina riremereye, ryari kugira ubuvugizi ijwi rikagera kure cyane, uwo muntu akagikora ubuvugizi. Ariko kuko dukunda abantu bapfuye,
umuntu aratashye nta n'icyo ugikoze ku buzima bwe, nibwo uje kuvuga ko hari abakoze amakosa kandi ayo makosa yarakozwe uhari udasinziriye, ntiwari uri muri koma ngo uvuge ngo urakangutse uje usanga amakosa yarakozwe uje kuyanenga. Ayo makosa yarakozwe arahari kandi wakoraga ibiganiro buri munsi, ntiwigeze uyakosora ngo unayanenga. Icyo gihe abantu banisubirega, abantu bariga. Nimba umuntu yakujeje umuntu umuvugeho cyane ko Layira uyu munsi y'umuntu yicaye akavuga ati ibi bimaye isomo mu mbabarire, nta n'impamvu yo gukomeza umuzana mu majwi, nta n'impamvu yo gukomeza kumunamaho. Abantu ni abantu barakosa. Kandi ntekereza ko sindi kuvugira bano bantu pe, kuko abantu barimo baterwa n'amabuye abenshi turafitanye ibibazo, nakabaye mbunama hejuru nanjye afasha abari kubavuga, nanjye nkabashyira hasi. Yaba ari Claude, yaba ari Bosco, yaba ari n'abamuguzi, aba bose ni abantu baranandutse baranyandagaza, urumva ni abantu nakabaye nanjye nza nkakomera afasha abari kubatuka n'abari kubiha, bavuga reka tubarwanye. Ariko Yesu uko nkora umuntu nimba yarakosheje kandi ntekereza ko aba bombi nta mutima mubi wo kuba bakwifuriza vava urupfu bari bafite, ntawo pe. Ibya bintu byacu tubamo by'ubucuruzi tuba turi kureba inyungu zacu ku giti cyacu, cyo nagihamye. Ariko nta muntu n'umwe muri bo wifuzaga ngo uriya mwana w'umukobwa naze. Rero umuntu ushobora kuza kumutera amakavuga ngo ugasanga nabonye titire nyinshi ngo abishe ngo vava ngo ndabazanye, bagahita bashyiraho amafoto y'abantu. Wowe urinde wo gushinja umuntu urupfu rw'umuntu, uzi ko ari n'icyaha gushinja umuntu urupfu kandi rutagize. Nta makosa rero. Ubwo rero niyo mpamvu abantu bakwiye kumenya yuko nimba ushaka gukosora ibintu bikosora mu buryo bwawe, ariko utabanje kurira ku izina ry'undi muntu rwanda urisiga umwanda. Ukora icyiza kigaragare, kimwumvikane, kinamenyekane, ariko wishaka ko icyiza ugiye gukora ugikora ari uko wabanje gukandagira ku migogo y'abagenzi bawe kugira ngo ubashe kugera ku gasongero. Ibi ntabwo ari byo. Mu bantu haba ari uwanenza abitwaye nabi, haba ari n'abitwaye nabi, bose ndabanenga nanjye ndinenga, urumva. Twese twinenge kuko hari aho wagombaga iryo jwi kurikoresha rikagera kure, rikaba ryanasibanganya uwo wakoze nabi. Umuntu ashobora kuza akavuga ngo vava ntiyararwaye, wowe ufite izina rimeremereye ukaza ukamurusha ijwi ugasanga utsikamiye ijambo yavuze, ariko utarikoresheje ngo ku izina ufite riremereye uzi urikoreshe ritsikamire rya jambo wa undi yavuze urivuguruze. Ariko umuntu arataka ibyo tutangiye kubona abashaka kwigira intwari, abashaka kwigira abantu beza. No ibyo mbibona nk'uko nzi uburyarya. Ni ukuri ibyo bariya abantu bose ba Claude na ba Bosco bakoze na ba Muguza bakoze ntabwo ari byiza pe, ariko twibunamaho nta mutima mubi, nta n'urwango, nta n'inabi bifurizaga, nta n'urupfu bari kwifuriza uriya muntu. Bo baravuze nk'abantu bimwe byacu byo ku muhanda dupfa kuvuga, baravuze nk'abantu birahurirana n'ibyago, ariko twita tubashinja urupfu ngo nibo bishe umuntu. Umuntu se ururimi rw'umuntu rwica umuntu, yego rushobora kumwica mu marangamutima, ariko ntabwo yapfa ngo ajye mu mva, kuko n'urupfu rwe ntabwo bavuze ko rwakomotse kuba yenda yatewe n'ibikomere abantu bamuteye. Rero reka tureke gukomeza guhitana ba mwana, uwatashye yatashye, reka tumwifurize iruhuko ridashira, tunamenya basize uru rukundo muri gushaka kumwereka ko mwari mumufitiye, ni muri ushaka ku bana be. Aba bari kuvuga ngo vava ngo baramwishe, ngo bahize gute, ngo bamwishe, ngo arabazanye, ngo tugiye ngo kwerekana ngo ibyabo byose. Uru rukundo nibakoresha iri jwi, ahubwo bareka aba bana bajye mu bigo byiza, bajye mu mashuri. Ni ukuvuga ngo aba bana bitabweho, agahinda mama wabo utashye basigaranye nibura agase kugabanuka, kuko babona hari abantu babitayeho. Wiza gushaka kuvugira ku muntu uwapfuye yapfuye, kandi mu rupfu rwe ntacyo wakoze kugira ngo wenda ubashe ugaragaze ko igihe nakoze igishoboka. Uje kuvuga ko umuntu yapfuye, ibyo mbibona nk'uburyarya, abantu ntitukabindyarya. Mujye mwumva baragiye mvugisha ukuri ko kuri, nibashaka babintukire, sibyo? Abantu tukabindyarya no gushaka kugira abantu beza. Wa mugani yaba uri kunenga bagiye dukora ibiganiro, ariko nawe ari kunenga still akora cya kiganiro. Twese turi bamwe. Twese turi bamwe. Ati twese turi bamwe. Niko bimeze. Rero wa mugani ahubwo icyo twakabonye ibi byakadusigiye wa mugani, hari comment nakunze ati byakadusigiye twebwe afite ama YouTube isomo. Bati umuntu yataka wa mugani mukaba mwavuga muti ariko se ubu ngubu harutaka atababaye.
reka tugire icyo dukora, reka dushake uburyo ki twagira icyo dukora, ataho kugira ngo uyu munsi wamugana ufate umuntu uvuge ko ari we wishe umuntu. Kandi uyu munsi wenda autopsy niba yarakozwe ntabwo yagaragaje ko uwo muntu yishwe n'abo ngabo bagenda bamenconinga ayo mazina. Rero nta muntu ugiye natera amabuye, ahubwo wamuganira urupfu rwa Vava dusigira isomo twebwe, dusigira isomo tumenye, kuko twese ntabwo turi imisozi hano ku isi, kandi n'imisozi irahanguka, imvura iraza igakunkumura isuri, ahari hateretse umusozi agahinduka itaba. Rero ntabwo turi imisozi, ntituri n'amabuye, ntituri n'ibiti, twese tuzapfa, kandi wese afite igare rye. Icyiza rero abantu twige kubana amahoro, kubana n'abantu bose amahoro, tureke kwitana ba mwana. Cyakoze nubona hari umuntu ari kurengera, icara kuri kamera umunenge, hakiri umwanya, hakiri amahirwe, kuki uje kumunenga tureho ikisi? None se ubu abantu barimo banengwa ngo bibasiye Vava batarabaneze. Jewe nka Bosco ubu dufitanye ikibazo, kuko jewe mu minsi nari mfite imbaraga, nagerageje kumubwiza ukuri, ndamubwira nti ni gute wowe ujya gucukumbura iby'amafagitire y'umuntu ngo bishyuye biriya bikagira. Bosco arananyumva kandi yaranabikosoye icyo gihe, kuko nagerageje kuvuga. Iyo haza n'abandi nabo bakavuga, genda bari kubumva bikagabanuka, ibintu bikagenda neza. Ariko umuntu nimba uri kumurebera akora amakosa, wabona nta garuro bigifite, akaba ari buza kumunenga ngo ukoze iki? Nta kintu ukoze, nta kintu ukoze rwose. kandi nawe utaratabaje. Bajye babwiza abantu kuri, kandi Bosco yaranumvishije. Icyo gihe twaranaganira, yarampamagaye turaganira, arambwira ati nta mutima mbubi dange, kandi tujye tunibuka ko n'aba bantu badukurikira nabo ubwabo haba harimo abantu banga abo bari kuvugwaho cyane. Basa umuntu aguhaye inkuru itariyo ukayitangaza nkawe kuko uri mu bucuruzi nyine. Ibi ni ibintu yambwiye, arambwira ati yewe ntabwo ari uburyo bwo kubihimba, ni ibintu mba nahawe abitangaza. Ubwo rero ndamubwira nti rero ukeneye kujya ujya kuri tere ukimenyera ukoraho kugira ngo ukomeze gutangaza ibintu bigize gute bidafite ntuzi. Ubwo rero ugasanga umuntu nk'uwo nguwo ntabwo ngewe ndibuze kumucira urubanza, kuko yatangaje ibintu yahawe n'abantu bise ngo bari iruhande rw'uwo muntu, bigaragaza ko ntabwo urwango ruri mu bayituba gusa, n'abadukurikirana bo harimo urwango. Ndamwe mwisuzume, mw'abantu mwe muri kunyumva, mwandike muri komenti mwisuzume, namwe mujye mumenya inkuru mutangaza ku bantu muhereza abanyamakuru. Umunyamakuru mu inkuru iri hoti, nk'ubu ni urugero, umuntu ashobora kuza akavuga ati Raila mubonye yasinze ari ku muhanda ari kwigaragura mu byondo. Iyo nkuru yiguhaye iragucururiza pe, nimba utari inshuti yanjye urayitangaza nyine ushyire hanze kandi kwinjiriza. Mukuri uyihawe n'umuntu nyanga, sibyo? Niyo mpamvu bajya bavuga ngo impamvu muzi abantu nabi, muzi n'ibyabo nabi, nuko ibyabo mu bibazo cyangwa se mu bihabwa n'ababanga. Niyo mpamvu rero baba ari aba bantu badukurikiye, baba ari natwe twicara kuri kamera, baba ari namwe mukora inkuru, turi bamwe twese, kuko twese turi abantu. Bakaze guhura bashaka kwigira abantu beza, nabo muri comment ejo bundi bari barimo barakomera amashyi Bosco. Yari nawe nahise mbonera abantu uko turi n'indyarya mbi, ubwo twese bamukomera amashyi ngo ni intwari yabo, ni intwari yabo, ubwo ngo arimo arabereka ukuntu none bamuhindutse bamugize shitani. Ibyo byose ni ibiki? Twese turi bamwe, tujye tumenya ntitukaze kunengana, ahubwo tujye dukosora amakosa y'ikintu hakiri kare kandi tudatungana intoki. Ushatse kuvuga ko abakurikira YouTube bagiye bigiye bigiye, ntabwo ari bose banyumve nabi, ntabwo ari bose, ko hari abantu bashyira muri logique, bashyira no mu gaciro, kuko n'icyo gihe hari n'abatamukomeraga mu mashyi bamubwiraga ko ibyo ari gukora bitari byo, bamunenga. Reka mbashimire cyane, nabo ni abantu b'abagabo n'intwari. Buriya umuntu ureba akora, agakoresha ubwenge bwe, akareka gutwarwa n'imuyaga, ahubwo kujya guhushya ujya nawe akaba ari hajya. Ariko hari abantu ejo bundi bari barimo bamukomera mu mashyi, uri intwari yacu, imitima myinshi cyane itukura muri komenti, none ubu bose bamuhindutse bamugize nka shitani. Ati amafaranga yacu, ati ntago muzongera kuyarya, ati kwezo planka zanyu zo mu Rwanda. Waka kanya bamugize umugome, bamugize umutindi, kandi aribo bari barimo bamwoshya. Gukomeza uducukumbure, komeza tuzanira inkuru, urebe amakosa abantu badukurikira nabo badukoresha. Mukuri Bosco hano ntabwo ndimo muvugira kuko ibyakoze narabinenze pe cyane, ariko navuga ko yatejwe umurindi n'abantu bamukurikiye. Yashyiragaho inkuru akagaruka avuga ati uri intwari, dusana jambo rwose, ongera uzane n'ibindi. Si umuntu rero ubona ko ari gukurikirwa kandi bari gukunda ibyo akora, ugomba gukomeza ibyo bamuhaye nawe akabitangaza. Rero hano twinenga abantu, twitungane intoki, turebe ikibazo wowe nkurikiye nawe uri mu nyumva, birebeho uvuga se jewe n'ubuhe muriro mba nacanye,
cyangwa se n'uruhe ruhare mba nagize kugira ngo ibintu bitagenda neza cyangwa bigende neza. Gasaro TV.